tubahaye ikaze kwibendera TV inshuti bakunzi bacu mudukurikiye muri hirya no hino mu Rwanda mu ntara zose muri Afrika hirya no hino kurenga Afrika ikaze kwibendera TV twana Ketini bishwa nkuko bisanzwe tukomeza kugenda atubana mu bihe bitandukanye turi kumwe n'umutumirwa rero twibwira ko atari ubwa mbere kwibendera TV tumwakiriye yitwa Jean Paul Mwaganyimana n'umuvuga butumwa ikaze rero Jean Paul ikaze kwibendera TV murakoze cyane derukana mu minsi yashize Jean Paul COVID itari yasi nibyo urumva ko rero hashize iminsi rero abadukurikiye twibwire ko tugiye kugirana ikiganiro cyiza Jean Paul rero umuvuga butumwa muri iyi minsi abantu bacogoye mu butumwa kubera COVID kubera ibigeragezo Jean Paul aba bantu urababwira iki cyane cyane bavuga butumwa n'abandi bose ku ruhande bacitse intege muri iyi minsi icyo nababwira abacogoye be gucogora kuko na Kristo nawe suko atakubitanye n'ibigeragezo ni byinshi yakubitanye nabyo ariko we ntabwo yacogoye na Kristo araduhumuriza tubwira ati ntidugacogozwe umuririmbyi waririmbye avuga ngo ntitugacogozwe n'ibyo twumva cyangwa n'ibyo tubona ahubwo dukomeze twizere Kristo nkeka ko umuntu wese wahamagawe na Kristo iyo ageze mu bibazo no mu bigerageza adakwiye gucogora ahubwo abakwiye gukomera urimo urabwira abantu ngo ntibacogore bakomera ariko kandi harimo abantu batangiye no kwibaza ngo Imana ibaho se nibibaho kubera ikirimo kureka abantu isi yose igahura n'ibigeragezo bikomeye COVID ejo haje ejo yihindukanyije muri iyi minsi mu by'ukuri abantu ko bageze ahantu imbaraga zicitse abantu bakora iki ngiye kusubiramo ngo ntibagacogore muri iki gihe ahubwo nicyo umuntu w'Imana yakwiye gusenga nicyo gihe cyo gusenga nubwo ibintu byose biza ari byinshi Imana ijya yemera ko biza hari igihe Imana ijya yemera ko ibintu bibi bitugeraho ukurikiye urugero rwiza tubona muri Bibiliya muri Yobu igitabo cy'umukozi w'Imana Yobu yaranditse yahuye n'ibigeragezo byinshi cyane ariko ntabwo yayivuyeho nubwo yacitse intege yageze akacika intege ariko Imana yaramuhaye imbaraga ayikomezaho imubera ubuhungiro ngo ahirwe uyikomezaho ikamubera ubuhungiro gusa nabwira abantu nubwo turi mu gihe cya COVID iyi COVID iraje irangire iraje ishire muhumure rwose pe nubwo benshi bagenda bavuga ngo ni nyinshi hazaza n'indi nakazi kabo nishaka ziza ari nyinshi ariko ntabwo ari umusozi ni utimurwa ni udashiraho ariko COVID izarangira mwihangane rero mukomeze imirimo yanyu mukiranuke musenge kuko iki gihe ni igihe cyo gusenga kitugaragariza kugaruka kwa Kristo reka mbaho urugero rwiza mu by'ukuri Yesu yaravuze ngo dore ibi ni ibimenyetso bizatwereka ko yenda kugaruka ni ibi byose dusohoyemo niba tubisohoyemo rero twebwe abakristo dukwiye gukomeza kazi ingamba zo gusenga no kuyubaha no kuyikorera gusa mpumuriza abantu bari mu bibazo muri ibyo bigeragezo bakubitana nabyo bavuga ngo Imana ntiriho Imana irahari kandi iriho irakora Bibiliya iravuga ngo iki ngo kuko umwami azantabara muri Yesaya 50:7 ngo nicyo gituma ntamwara ntago tuzamwara rero bakristo muhumure ntago tuzamwara niba umwami waramwikomejeho nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ukamwizera ntacyo uzaba komera ubuse nitubaho turiho n'abandi bariho bakristo we kugira ubwoba rero uvuga ngo ibibazo bimbanye byinshi mvuye ku Mana shuti yanjye ntuve ku Mana ahubwo yikomezeho ukiranuke nibwo Imana irimo kugira gute iraje gukora ibitangaza Jean Paul reka dusimbuke gato tugane no ku rukingo rwa COVID-19 inkingo zimaze kuba ngira ngo ubungubu barimo guhamagarira abantu kwikingiza kwa gatatu ariko hari abantu bafite imyemerere banze kwikingiza bavuga bamwe ngo imyemerere yabo ntibemerera kwikingiza
abandi bo ni antikristo. Tubonye rero umuvuga butumwa ushobora kubwira abantu mu by'ukuri akababwira agendeye ku ijambo ry'Imana muri Bibiliya ati munyurinze. Jean Paul, urukingo rwa COVID-19 abantu baritekerezeho iki, barwakireho iki? Urakoze cyane. Nigeze kubisobanura muri channel yanjye yitwa Healing Voice TV, bajye bayijyaho bayikurikireho, aho twatangiye gutekereza tuvuga kuri izo nkingo zirimo kuza. Inshuti yanjye, wowe urimo kuvuga ngo ntago wakwikingiza cyangwa izi nkingo zizanwe na shitani, zirimo imibare, abantu baravuga byinshi cyane, harimo 666 nibiki barimo kuvuga ibintu byinshi, ariko ndagira nkubwire ngo uratinya gupfa. Ntago uzapfa Imana itabyemeye. Urwo rukingo uranga iki kurwikingiza? Rwikingize, numara kurwikingiza urebe ko wapfuye. Neza twese twazikingije, twarazikingije, ariko ntacyo twabaye. Niyo mpamvu rero mu rukingo nta kibazo gihari. Ahubwo wowe gusa niba urwo rukingo harimo uwo mubare hatarimo umubare ntitubizi, bizwi n'Imana. Imana yabyemeye ko bibaho binaza. Niyo umukristo rero nta mpamvu yo kujya ku ruhande, kuko bavuze ngo ibya Kayizari tubiye Kayizari, n'iby'Imana tubiye Imana. None ugomba kubaha iby'amategeko ya leta ateganya, ndetse nawe kugira ngo gukingire ikingire. Yego bwa mbere urukingo rwa mbere ni Kristo, ni amaraso ya Yesu Kristo. Ni ukuri kuba uri muri Kristo Yesu, n'urwo rukingo rwaza bakarugutera uri n'ikibi cyose ntacyo rwagutwara. Emera uwikingize rero, we kujya inyuma ukarenga umusaraba. Wabonye ko Kristo nawe ntago yigeze arenga ku mategeko y'amabwiriza ya Kayizari, ahubwo yarakoreraga. Niyo mpamvu biri tubwira ngo bamusanze ari kumwe n'intumwaza wangu, mbese mutanga umusoro. Umutego bari bamuteze, ariko yarababwiye ati umva, ati turawutanga, ati ngaho muwuduhe. Abwira Petero ati nimugende mujye hakurya. Agenda rubifi, amaze kuroba ifi akuramo iki amadinari, haragenda yishyura umusoro we ndishira n'uwo bari kumwe. None se kuki yabikoze gute? Ubahiriza gahunda za leta. Wikingize urukingo ntacyo gutwaye, nta nicyo ye ruzanagutwara. Mpaka nabavuga ngo harimo 666. Inshuti yanjye, kuki uteka ko 666 izagira icyo gutwara? Nta kizadutwara, kuko uri muri Kristo Yesu. Nta kizagutwara. Abantu barimo kuvuga ibyo byose no batinya urupfu, kandi umukristo ntago atinya urupfu. Mukristo ntugatinya urupfu, kuko Bibiliya ivuga ngo urupfu Imana yaruhinduye iki? Irembo. Inshuti yanjye, humura. Niba Imana yarakugeneye kuzapfa wishwe n'iki, icyakugeneye cyose cyanditswe kirahari, kizishwa nacyo, ariko nta rukingo rurimo. Emera rero gufata urwo rukingo. Niyo 666 ngenza nayifata, sibyo? Nzayifata kuko icyangombwa ni kimwe, nibiza Kristo ataraza. Bana bigwiye ko tugomba kugera tugakiranuka, niyo twagenda tukomera tukabikurikiza ibisabwa byose. Iyo 600 igutwaye iki? Bibiliya ivuga guki? Reka babwire, Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo abari muri Kristo Yesu ngo ntateka bazacirwaho, sibyo? Niba uri muri Kristo Yesu ugafata urwo rukingo cyangwa ukagera 666, biba kandi ngo naho napfa nzapfa nyirigi. Inshuti yanjye, naho ryo yaje kukwica yikwishite, impfu zapfu zajya mu ijuru. Imana iguha umugisha. Mwubahirize gahunda za leta, Imana ibahe umugisha. Ariko buriya Jean Paul ntitwabihuza yenda no kuba abantu badasenga cyane ku buryo umuntu ashobora gusenga, kuki ubundi badasenga ngo Imana ibahishurire icyo gukora? Umbajije neza. Guhunga, hari aho ejo bundi numvishe bahunze, hari abahunze mu ntara y'Iburasirazuba barabagarura, hari abandi bahunze mu karere ka Ruhango kugeza na n'ubu ntibarababona, hari abo bahagaritse ku kazi ari abaganga nabo bagera kuri 5. Kuki badasenga umugani w'Imana baha icyerekezo? Bibiliya irabivuga neza mu bihe bya nyuma, nibyo natangiye mbabwira. Inyigisho z'ubuyobe, benshi bazajya inyuma y'umusaraba, baje bashaka kuwurenga, kandi tugomba kujya ngo umunsi yawo, sibyo? Inyigisho ziriho ubu ngubu ni inyigisho z'ubuyobe. Ba Kristo mwirinde izo nyigisho, ahubwo musome Bibiliya, musome Bibiliya, munasenge. Kuko gusenga, ikibazo abantu nuko tutagisenga.
ntabwo bagisenga, kuko usenga ntabwo ibyo byose byaza ngo ugiye guhunga ngo urahunga. Ese ugiye guhungiraho ugiye guhungira naho bazakugarura. Ese ugiyeho ntibarwemera bo, ntibazagufata se yo, ntibazagusangayo se. Nta hantu ubuhungiro, kuko bivuga ngo nta n'ubuhungiro buhari kereka muri Kristo Yesu. Mu Kristo nyumva bene data bakundwa, ndagira ngo mbabwire ngo mwongere ibihe byo gusenga kugira ngo mubashe guhishurirwa ibyezo hazaza n'ibihe. Nimumara guhishurirwa murabasha kumenya neza aho muhagaze, Imana ibashe kukubwira neza n'iki gutekerezaho n'ejo hazaza hawe. We kujya mu buyobe rero ngo uhunge ngo uvuge ngo naze gukingirwa na gukingirwa. Inshuti yanjye, Imana yagusanga naho iri yakurinda utiriwe unahunga. Hari uko yabigenza, niko muririmbye ngo hari ukuntu yabigenza. Niba watuvuga ati uru rukingo ntarwo nshaka cyangwa nibikikorwa ntacyo nshaka, guma mu mwanya wawe urahunga none ujya urashaka kurwanira Imana se. Niba ari Imana yabikubwiye, kuko ari bamwe bavuga ngo Imana yadutegetse ngo ntidukikingize. Niba ari Imana yakubwiye icara ngo izakurindira aho ngaho, ntiruzakugeraho. Ariko niba hari undi nanone ruzwageze ntumucire urubanza gutanyuca imanza, ndagira ngo ubahirize gahunda za leta, wikingize kuko urukingo nta kintu kirimo kibi cyaguhumanya cyangwa cyagumana n'icya cyakwinjira. Imana yagihumanura mu izina rya Yesu. Ntiwizeye amaraso ya Yesu Kristo? Ntiwizeye kugira neza kwe? Ntiwizeye ububasha bwa Kristo se? Kereka niba udakijijwe, ahubwo ongera ibihe byo gusenga. Ongera ibihe byo gusenga. Ariko kandi ivugabutumwa se muri iyi minsi ko hakomeje kwiyongera nanone abavugabutumwa b'ibinyoma, abakristo n'abandi bantu baraza kubyitwaramo gute kugira ngo muri iyi minsi bavumbure umuvugabutumwa w'ibinyoma n'umuvugabutumwa wa Kristo? Muvandimwe nshuti y'Imana, munyamakuru kuri Ibendera TV, ndagira nkubwire abantu benshi barayobye. Kumbwira ngo umuvugabutumwa w'ukuri ni nko wambwiye ngo umuhanuzi w'ukuri. Bibiliya hari icyo yabivuze, ariko iravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Izo mbuto nizo zinyerekana ko uri ukuri cyangwa utari ukuri, urabeshya cyangwa kandi Bibiliya ivuga ngo umuhanuzi w'umunyabwoba ngo apfata ageze i Yerusalemu. Burya umuhanuzi w'umunyabwoba cyangwa umuvugabutumwa w'umunyabwoba ni wa udutera ibikabyo, akazana imihingiro, abashaka guhitinga cyane, azamuka byinshi cyane. Umva nshuti yanjye, gabanya akariro gake na feri. Abo bita abasatuzi. Oya, none sinita abasatuzi, hari abo nsigaye numva ngo barimo gutwika, ngo baratwika. Ariko iyo mvugo yo gutwika mwayikuyeho abakozi b'Imana. Kwe n'abakozi b'Imana ngo muratwika. Muratwika se, muratwika iki? Mwanze menye icyo twika icyari cyo. Hari igihe ushobora no gutwika intebe wicayeho cyangwa urimo gutwika ubuhamya bwawe. Nireba neza intebe wicayeho. Inshuti yanjye, hindura imvugo, kuko mu Kristo nta afite uko agenda, afite uko abayeho, afite uko yicara, afite n'imvugo ye. Ngo ndaje ngutwikire, no mu bakirisitu byinjiyemo ngo jya gutwika. Uratwika iki? Hoje umbwiye ko ugiye gutwika Nyabingi, hoje umbwiye ko ugiye gutwika Ryangombe cyangwa amashitani, uratwika iki? Ngo ndabatwikira. Uratwikira abantu babandi, Imana izabakubaza. Uratwika abantu benshi, twika cyane. Bakristo, muhindura iyo mvugo, muvuga iyindi mvugo. Mwe kwisanisha n'abisi, bibaho ngo wahirwa udakurikiza imigambi y'ababi. Muri Zaburi ya 20, nguwo niyicarane n'abakobanyi, nayicarane ntagene n'abakobanyi. Uwo nguwo iki? Amategeko witeka ahore yibwira mu mutima we uko bwije nuko bukeye. None ariko aho kugira ngo ibwiriza buri nimbano by'umwuka ngo ugiye gutwika mu Kristo. Byarahanga birahari ni byinshi, ngo baratwitse ngo harahiye muzanashya. Ba Kristo, mwirinde mwikwivanga n'ibyisi. Iyo mvuga hari aho biri muri Bibiliya, ngo uratwika, ngo umuntu aje gutwika, ngo nje kubatwikira. Urabatwikira nyine. Hezo umva ko uje kubatwikiruje kubakorera iki? Imana ibafashe, muhindura imvugo zanyu. Basanga yenda barimo gutwika ibyaha. Kereka niba ari gutwika ibyaha, ibyaha ni ugutwika. Oya, ntabwo wabisobanura. Kereka niba ari ugutwika ibyaha cyangwa ari ugutwika abantu, ni ikibazo, ni igikomeye. Ahubwo mwitunge neza nshuti zanjye. Bo Kristo
agira imvugo ye yihariye, kandi imvugo ya Kristo cyangwa uri Kristo ari muri wowe, hari imvugo ugomba kubitwaramo, nuko ugomba kuvuga. Ba Kristo ndabakebura, mwirinde kuvuga kwivanga n'iby'isi n'imvugo ziri hanze aha. Mugira imvugo y'abana b'Imana, irangwa n'abana b'Imana. Mubwire n'abantu by'ururutse imitima, mubakomeze mwe kubahamura. Imana ibafashe. Nako tunageze rero ku musozo w'ikiganiro twagiranaga na Evangeliste Mabwanimana Jean Paul, ariko reka tuguhe umwanya Césaire ku bari badukurikiye, ushobora kubasomera ijambo ry'Imana ho gato, ushobora kubaha ubutumwa, byose n'ikaze. Imana ibahereze umugisha, murakoze cyane. Yohana igice cya mbere umurongo wa 16, wafite Bibiliya aze kwasoma. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, cyatumye itanga umwana we kinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Shuti yanjye, ni wizera Kristo azakubera ubuhungiro, kuko yagukunze. Ubanze umenye urukundo Yesu yagukunze, ubanze umurebe uburyo yagukunze n'uburyo agukunda. Nubwo wivuraguta mu byaha, ukivuruguta, ariko umenye ko Yesu yagukunze. Nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Shuti yanjye, izere Kristo kugira ngo utazarimbuka. Kwizera Kristo mubwira ni ukuva mu byaha, ni ukureka ikibi, ni ukugenda kure y'imvugo z'abisi cyangwa n'izo tubona hanze aha. Kwivuruguta mu byaha, ntabwo Imana ishaka ngo wivurugute mu byaha. Hari urukundo, nubwo uri umunyabyaha ariko Yesu aragukunda. Wowe unyumva, nubwo uri mu bibazo, uri mu ngorane, ariko Yesu aragukunda. Nicyo cyamumaniye kugira ngo azagukize. 2022 reka kubera y'umugisha, reka yo kukuva mu byaha, reka yo kugukiza, kuko Yesu yemeye gutanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Shuti yanjye, Kristo aragukunda. Kristo aragukunda. Mubwira ngo kuko yatanze umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Nicyo cyatumye imuzana. Ni worega Kristo yaje kubera wowe, yaje kubera wowe kugira ngo wowe ukizwe. Ndabwira abantu batarakizwa, mwizere Kristo, mukizwe muve mu byaha, ubundi muhabwe ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho nta handi tuzajya kuba, mu bwa buzima bwiza, bwa buzima buki, nta mubabaro, nta gahinda, nta ngorane. Ubwo buzima, nyuma y'ubuzima hari ubundi. Nicyo cyatumye rero ugomba gukunda Kristo, ukibuka urukundo yagukunze. Ari umukristo wese wibuke ko Kristo yagukunze, kandi yatanze umuntu kugira ngo akugire ate, akurokore va mu byaha, kugira ngo ubashe kugira ubugingo buhoraho. Murakoze. Ukeneye nimero zanjye, yamamagara nkamugira inama, nk'umukristo cyangwa nk'umukozi w'Imana. Hambere mwansanga kuri Healing Voice TV, wandikamo Healing Voice TV, ukankurikira kuri channel ya YouTube. Nimero zanjye ni 0788 30 90 59, cyangwa ku zindi 0788 35 39 58. Yesu abahereza umugisha. Ciao. Imana ibamugisha Jean Paul. Reka rero twerekeze ku musozo w'ikiganiro twagiranaga na Jean Paul Mabwanimana ku Ibendera TV. Bashimira cyane mu mwese mukomeje kubana natwe buri munsi, ibitekerezo byanyu n'ikaze. Turabashimira rero, kandi tubifuriza gukomeza kugubwa neza. Ni Ana Cretine irishwa nk'uko bisanzwe. Reka ambasezereho bifuriza kugira amahoro n'amahirwe.